ya ndagira ngo ngire ikintu ntangaza kubirwa babona yuko igihugu cyacu twambuwe n'inyenzi inkotanyi n'abantu bacu bishwe, abandi bakaba batsindagiye mu myobo, abandi bagatsindagirwa mu magereza, abandi bagahigwa buri munsi mu gihugu cyabo nta jambo bagira. Uno munsi Padiri Nahimana niba ahagurutse kudusubiza ijambo tumaranye imyaka 30 twarabuze, niba ahagurutse akavuga ati nje gusubiza abanyarwanda agaciro kabo, niba ahagurutse agasaba abanyarwanda ati umunyarwanda wese uzi neza ko biriya bikoko byigaruriye ibyiza by'igihugu bigacura bufuni na buhoro buri munyarwanda wese, akaba isi yose ibita ibivume, ni mungi inyuma mumfashe dufatanye kwikiza uno mwanzi wagambiriye kurimbura abanyarwanda. Nta kintu cyiza cy'agaciro umuntu yabona yahereza Padiri Nahimana wiyemeje gufata ingabo, agafata ubwenge bwe n'ibitekerezo, agahimba filozofi ya kidemokarasiya, iyo bita ideoloji ya repubulika. Ideoloji ya repubulika yo gusubiza umunyarwanda ijambo binyuze mu matora igomba guharanirwa na buri muntu wese uzi ko FPR yamucunye. Ariko niba mwumva yuko hari abantu bazahabwa amafaranga kugira ngo FPR bacecekeshe, njyayo ntayo nzarya. Niba hari abantu bazibagirwa amashyamba yo muri Kongo twagiye dusimbuka ku mirambo y'ababyeyi n'abana bacu n'abarumuna bacu n'abakuru bacu, ukagenda usimbuka, wagera imbere ugasanga baguteza ikindi gice nabwo ugasimbuka, wajya kugira ahantu ukahasanga ku ruzi abantu mwese mukinaga muri urwo ruzi. Abantu ibibi twabonye n'akaga twabonye muri kiriya gihugu, warangiza ngo kubera FPR yaguhereje amafaranga abantu ngo nibajye inyuma ya Kambanda abashorere nk'intama zigiye kubagwa, nimumara kugera muri abatwari bavanemo ibyuma bongera bakata amajosi, aho niho muzasubiza ubwenge inyuma mukabona Kambanda ko ari FPR. Aba bantu ba FPR ntago bashaka yuko hari umuntu bazasiga hanze. Ino neza y'abanyarwanda igamije gukumbakumba umunyarwanda wese wivugisha no magambo ya repubulika, bakamutwara mu gihugu bamwizeza bati iyi nimva irya mva mubona isize irangi, imva ikaba isize irangi niryo shusho abazungu babona. U Rwanda nimva isize amarangi, abazungu baravuga icyo gihugu ni cyiza, amaraporo asohoka aravuga igihugu ni cyiza, abantu baravuga ati iyo neza ni nziza, raporo zisohoka zose mu gihugu turemeranya neza ko ari nziza. U Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bigaragaza isura yabyo hanze nziza. Iyo nziza, iyo nziza nziza nziza, twe tuzi neza ko muri kiriya gihugu nta cyiza kibamo. Ntabwo nari numva Kambanda, ntabwo nari numva Gasana, ntabwo nari numva ari Paul Rusesabagina. No muri ino minsi uwitwa Victoire Ingabire yahinduye ijambo ngo byanga bikunda ngo FPR nizemere kuvaho neza, ngo nemera kuvaho neza, ngo nyuma ngo itange ubutegetsi, ngo hatabaye imvururu, ngo hatabaye intambara, ngo nyuma ngo nimara kuva ku butegetsi ngo neza bo nibamara kujya ku butegetsi bazayibabarira ibyaha byayo, ngo kandi imitungo ibyo yambuye abantu ngo nta muntu n'umwe uzabiyibaza, ngo n'uzagerageza kuzamura asaba ubutabera ngo bazavuga yuko azanye ingengabitekerezo yo gutoteza abatutsi. Ubwo izo mbabazi mushaka gutanga, abantu bamaze imyaka 30 babo barunze muri gereza, ibyabo biribwa, abantu babambura, babasenyera, amasambu yabo batwara, bica bakiza, bakandagira umuntu uko bishakiye, bamarije kwica amamiliyoni angana iki.
ese ubu ni ninde muntu ushobora kwihanganira ibyaha inkotanyi zakoze kugira ngo bigende inaperisi nta muntu n'umwe ngo kubera izihe mpamvu? rero reka mbabwire, nta mafaranga twariye, nta nayo dushaka. igihugu cyacu cyaraboze, igihugu cyacu nimva mu nda yuzuye inyo iranuka, igihugu cyacu cyicaye kuri tayimingi bomu, abacu baracyacuritse mu misarani n'amatuwarete. ntabwo dushaka umuntu uza kuducumita icyuma mu gisebe n'ubu ngubu kikijojoba amashyira ngo atubwire ngo ngizi inkotanyi rero kugira ngo zitange ubutegetsi nuko mwakwemera ko muzibabariye, kandi noneho ubutegetsi bwakwemera gutangwa mukemera kubana nazo, nta n'umwe uzamura ikibazo ngo agire icyo azibaza. niyo baba muri babanyahe ntibazagire icyo babaza, abasenyewe ngo batuye mu manegeka ngo bazagire icyo bazibaza, abafungiye ubusa bakamburwa ibyabo bakabesherwa ibyaha bakaba bamaze imyaka 30 baraciriwe ubutabera ko n'igihe igifungo cyabo barakirangije ko bakoma muri gereza ngo bazapfiremo. ibyo ngibyo ngo inkotanyi zitangiye ubutegetsi ngo be kuzagira icyo babaza. mbona uko gukomeretsa rero ari no gushinyagurira abantu. niba mutekereza ko makanzu ibyo byose yibereyemo n'abantu yakubise amafuni n'abantu yishe n'ibyo byo 600 birunze aho ngaho, nabo mubanaze mu byobo, abo bateye mu misarane, abo bishe kuri za bazirete, abaguye mu buvumo bwa Kanama, abiciwe Kibeho, ngo ibyo byose babikavaringe nguzaja mu kango atashatse kubivuga ngo bazamushyiraho ingenga bitekerezo yuko arimo gutoteza abatutsi. reka mbabwire, ibi ntabwo bizashoboka. Padiri Nahimana, niba uzaduha ubutabera, turashaka kubona inkotanyi zisha abantu mu makomine zijya imbere y'ubutabera, zikajya amageragere, zigahabwa imvungure, amahanga akaza akazisura, zigafata mikoro zikavuga ubwicanyi n'abazitumye. niba Amerika ariyo yabatumye bazabivuge, niba Canada ari ibabwira ngo bazahabwa amnesty, izabahe amnesty muri Canada. ntabwo dukeneye umuntu uza kutubwira ngo muri 59 izi ndatwa zisha abantu zihabwa amnesty, barazibabarira kugira ngo amahoro abanza aboneke. ariko igihe cya none birakabije yuko n'ubutaka bwo muri Kongo abantu barimo bicwa buri munsi. ibi bikoko nta hantu bitica. mu Rwanda bararira, muri Kongo bararira, Bugande bararira, Kenya bararira, Amerika irarira, South Africa irarira. u Rwanda na Kongo byahindutse amarira. abana birirwa bicirwa ku rugamba aho ngaho buri gihe kubera intambara zabo bateza buri munsi. abangaba Kisegera avuze ngo soso de fezeri especialiste de combat, aba nibo bantu ba mbere batumye isi yose ibura amahoro. none isaha ino munsi bino bikoko ngo barimo baravuga ngo noneho ngo murebe ukuntu ngo twatanga ngo ubutegetsi ngo mu mahoro, ngo ariko kandi none ngo ibyaha twakoze ngo byaba mu Rwanda no muri Kongo ngo hakajyaho komisiyo ngo ya amnesty, ngo bakatanga amnesty generali, ngo bakatubabarira, ngo ariko imitungo yacu. ibyo ngibyo na Kadafi yarabivuze. Kadafi ubwe ageze mu kaga abonye asumbirijwe yabwiye ati ngewe nimumbabarire abana banjye, umugore, imitungo yanjye, ntimuzagire ikintu mubikoraho, nyuma ubutegetsi mutange mu mahoro. inyeshyamba ziravuga ziti ibyo ntabwo bishoboka, mwagiye ku butegetsi mukoze amahano, ntabwo mushobora kuva ku butegetsi ngo munanirwe kwitaba mu butabera. ntabwo rero numva impamvu murimo mwataka makanzu niba avuga ko abantu bagomba guhabwa ubutabera ku bw'ibyaha bakoze. nimwemere namwe bakanira ubakwiye, kuko namwe mwarukaniye abahutu kandi n'abenshi no mwaranababesheraga. ibyo byaha byinshi byari bihimbano mugamije kubacecekesha ngo atazagira umuntu uvuga. isaha y'uno munsi yageze yuko kuba kuripa. niba uzi neza yuko mu biganza byawe harimo amaraso, emera bagukanira uburugu kwiriye ujye mu butabera bakubaze. ntabwo tuzihanganira iki cyo gikurikiyeho yuko Kongo izirwa amaraso ameneka, u Rwanda amaraso akirwa ameneka, iyo abantu bose bakirwa birukanka. muri Kenya hari impunzi, Tanzania hari impunzi, Uganda hari impunzi, Zambia hari impunzi, bahunga bino bikoko bya FPR inkotanyi. niba igihe kigeze yuko ari amatora, aya matora agomba kugarizwa amahanga yuko abanyarwanda bafite ijambo mu gihugu cyabo. kandi mwibeshe gatoya, hazemo ibintu by'ubuhuguzi, hazemo ibintu byo kuvuga ngo ishyaka ntabwo muzabyakira, hajyamo ngo ishyaka ntabwo rizandikwa, mushyiremo kondisiyo ngo kugira ngo umuntu ngo atorwe mu gihugu ngo nuko aba amaze imyaka iri mu gihugu. umunyarwanda wese aho yava akagira afite uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga yuko agomba kugira uruhare muri politike yiwe, kandi ko agomba kugira uruhare mu bimukorerwa.
abategetsi bose bagomba gushyirwaho n'abayobozi binyuze mu matora. Nimwibeshye gatoya mwanjye muvuge ngo amatora ntago yemewe, none amatora nimuyanga ubwo ngubwo bimenyekane mu Rwanda ko abafashe ubutegetsi bakurishije ku gatuza k'imbunda ntago bagomba kuvanwaho n'agapapuro. Ibyo nabyo mu byerekeye Padiri Nahimana nabyerekeye amahanga ati mu Rwanda agapapuro ntabwo gashobora kuvanwaho ku bantu bafashe ubutegetsi bakurikije imbunda. Hagati aho none natwe tuzajya mu rusoro imbunda ivuge, ariko kubera ko tudashaka imbunda mu isaha y'uno munsi ubu FPR agatsiko bahawe uburenganzira bwo kugira ngo nabura bareke abantu be exercising political uburenganzira bwabo batore. Mwibeshye gatoya muvuge ngo Nahimana ntago yiyandikisha, maze murebe none amahanga ukuntu ahaguruka tukamenya noneho tugiye gupezanya ku gatuza k'imbunda. Buribwira se ko ubu ngubu twakuraga twararetse ntago tukiri abana. Isaha y'uno munsi ntago muzareka igihugu cyose mu cyoreke, mworeke Kongo mu Rwanda bamaze kwica miliyoni y'abatutsi ntago ihagije, miliyoni 3 n'igice z'abahutu ntago zihagije, miliyoni 12 zo muri Kongo maze kwica ntago zihagije. Abana n'abatutsi barimo bagwa muri Kongo muri iriya ntambara, nta nubwo mugira n'isoni zo kumenya ngo izi ntambara mwateze muri Afurika zigomba kugira iherezo. Isaha y'uno munsi bababwira ngo nimureke amatora abaturage bitorere abayobozi babakwiriye bazabakorera, bazishyirwaho n'abayobozi. Umuyobozi atashobora gukora ibyo umuturage yamutoreye akaba afite uburenganzira bwo kumuvanaho cyangwa muri manda ikurikiyeho ntamutore. Nabo umuhutu twemera tuyobore, nabo umututsi twemera tuyobore, nabo umutwa twemera tuyobore. Umuntu wese bazatora ari abaturage agasezeranya abaturage yuko aya marira FPR iteje abantu imyaka 30 atongera kubaho, uwo ari we wese tuzamutora tuzamujya inyuma. Mwatangiye rero kwijundika Padiri Nahimana abeshi kwera ko ari umuhutu ntago ari cyo dutorera. Tubonye umututsi wadukorera neza isaha y'uno munsi agatuma abanyarwanda bicara bakaruhuka twamutora. Niyo mwaza n'umunyamahanga uwo ari we wese akemera ko abanyarwanda bazabana mu gihugu cyabo amahoro, nawe twamutora. Naho harimo bamwe bafite ingengabitekerezo uwicara akavuga ngo twege abatutsi ngo perezida w'umuhutu ngo uko byagenda kose ngaramutse abaye umuhutu ntabwo twakwemera ko atuyobora. Kubera iki? Yatowe n'abantu mwamwanga gute? Kuyobora se n'ubwoko? Hari ubwo se umuyobozi agira ubwoko? Umuyobozi Tshisekedi buriya agira ubuhe bwoko? Ko arimo akorera abanyekongo inyungu zabo. Nta muyobozi n'umwe ugira ubwoko. Iyo umuyobozi aturutse mu matutsi ntago aba ari umututsi, ayobora abanyarwanda nk'abanyarwanda agahuza n'umoko, buri wese ubabangamiye agahanwa n'amategeko. Hajya n'ibyo mwihaye kwirwa mwumva ariko muzacicikesha abantu, uzavuga wese muzamubwira buriya FPR yamuhaye amafaranga, buriya Kambanda yamuhaye amafaranga. Nawe ayo mafaranga se mwatanga abantu biciwe ababo kugira ngo be kuvuga akarengane bagiriwe. Ndabasabye iyo propaganda muyisubiza aho yavuye. Abanyarwanda benshi bari bemeye guhaguruka bashyigikira Padiri Nahimana kuko bazi ibitekerezo bye bakaba babona n'intumbero y'ahashaka igihugu kigana. That is my point.